cyamaye urayibuze twirebere iyi ngiyi nayo ni nziza cyamaye yeah check Chinese Kung Fu. Great China Film Company Hong Kong kiswe nguki Golden Dragon. Chinese Kung Fu has many different styles. Shaolin, Wu-Tang. Dutangiye umusaza anatubwira uko ngufi y'abashinwa ifite style nyinshi zitandukanye abashaolini abawutanga n'abandi benshi gusa ngo tekinike yibagiranye bitaga kung fu cooking kung fu as a matter of fact the style of kung fu was created by tekinike nyinshi muri ubushinwa zagiye zitamenyekana nizagiye zikenera kumenyekana hari abandi bazaga bakazirwanya nuko filime tuyitangiye bakise Golden Dragon hano ngo hari tekinike abantu batigeze bitaho cyane muri izo tekinike nyinshi bari bafite mu bushinwa harimo yitwa cooking kung fu, kneading, toasting and grilling, poaching and creaming. Like these various methods, ibintu byo guteka kongeramo umunyu, unique kitchen style of kung fu, guseriva, deadly. Ibintu nk'ibyo byose murabizi namwe mu mirwano y'abashinwa habamo utuntu twinshi dutandukanye ngaho izi nkoko iza dendo izigishinga izigishuhe nuko tugatangiye bakise Golden Dragon dutangiye n'umugabo yagendaga aza hakuno. Sir, please come in. Sit. Have a seat. What would you... Yakubaha nimwinjire mwicare murafata iki? But sir, you must book in advance for such special food. Hano aramaze ati ngeneye njyewe kurya ibijumba n'imyumbati. Oya ibyo bijumba n'imyumbati Of course. ni special hano gusa twagushakira umuntu ubigukora ati munzane uwo muntu twumvikana ngo ni ibiryo biri special ibijumba n'imyumbati nuko tugatangira ni mu karesitora kamwe mutetsi w'umuhanga vayo He's the best in the country. uyu ni uwa mbere mu gihugu Chef. He's number one. uyu ni uwa mbere kabisa he is number one. uyu nguyu hakuno ahita amufata kacu izosi ashyira hasi nuko tugatangiye. He's not king of chefs. oya uyu nguyu ntabwo ari umwami wo guteka nuko tugatangira tugaruka hakuno ku rundi ruhande tuzatunda imiba tunezerewe ava gutashya yewe aparika imiba aho ngaho kumbi wa mugabo twatangiranye n'aha yarahageze uyu nguyu kureba uyu mugabo ngashaka umwami wo guteka hasi. What's up, mister? Mr. ushaka iki? To me right now, and you better tell the truth. Where's the king of chefs? mbwira noneho ngubu umwami wo guteka ari hehe? What? vuga. Don't know. ntago navuga. You don't know. I can't tolerate people like you who waste my time. check. Why are you beating me up? ntago nakwangana abantu nkamwe munera umwanya So wose you ubundi know uri where he is. ntago ari ngombwa ngo umenye undi we. I'll give you just one more chance. umva ndaguha amahirwe ya nyuma. I'm not lying. Why should I lie to you? Damn you! uyu nguyu aripaga no mu rwanda ruratangira uretse bafata kaci Where is the king of chefs? umwami wo guteka ari wa muginga we. Speak up! vuga akakuza Tell me! avuye kuvoma gutabara papa nawe barakunda papa gucana barakunda uretse barwana nuko tugatangira wa muginga we vuga umwami wo guteka ari hehe sasi umugabo icana kuza akushaka do ntabwo twakwigisha ikinyabupfura nawe bafata kaci. You just wait, I'll find you. abaginga mwe mumwihore nzamwishakira sha. tugaruka ku rundi ruhande we muvandi iki kujya kugenda we wa muginga we Concentrate, young man. Keep on practicing. nyagupfa ushaka kunyibeta komeza witonze. Grandpa. sogokuru Grandpa. Come here. umva ntago ari hano Over here. Yes. genda hariya se wa muginga witonze. yego All right. gira hino wa ruzingo kigira hino
6 cooking styles. Yeah. 6 cooking style tekino hoteka gatanu kwa mukinga umwana zinaga apayo yatara nuko tugatangiye akise Golden in Dragon aracyari be the great. Sweet and sour pork. ahangaha kibagiye tekinike kiri kubita nuko tugatangiye umwana mu myitozo hakuno ni umusaza dusangiye nyakuno n'umwishywa we umwana w'umukobwa ati warwana witoza gusa tubonye urwana rufite mugenzi waro uza kururangaza cyane gikomeza kwitoza akajya kibwira tekinike zikora kirabyumva byo umwana n'umumotari kariya nanjye nagakora mu myitozo nuko filime tuyitangiye bahise Golden in Dragon. Muze niye warayigishije iyi Chinese fried rice. muze yongeye nanyikore amubwira indi mwana ari kaka apfayo arazina gafrika papa sogoko ndaje nkwereke ndakwereka umwana avayo sogoko nakangahora kazi umyitozo myitozo Soup. we gahora rusupu sha serve isupu sogoko ndaje reka ntange isupu mwakire isupu fata isupu sogoko fata isupu sogoko fata isupu sogoko Grandpa. grandpa mukinga we Sesame cakes. Oh, yeah. ngaho komeza amubwira indi gikomereza icyari kibagiwe arwana we umwana akomeza imyitozo umusore muto dutangiranye imyitozo sogokuru hano ari ku muvinyo Remove the covers. amukingo ivanaho imipfundikizo remove the covers sawa papa sogokuru ndaje nkwereke uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu aparika ryatari urabona umwana ariko imyitozo gikozeho kirashya cyarahiye arakomeza arapfundura kirashya giparika nuko tugatangiye ibi byose ni imyitozo nibikuye muri ya tekiniki twatangiye umusaza tubwira ita cooking kung fu mu Bushinwa habaho tekinike nyinshi iz'igihara iz'imbata iz'inkoko iz'umuserebanya iz'igisiga It's burned. mu Rwanda izacu ni izihe muzazimbwire njye nazo nzi sogoko byashiririye wakigoryo sogoko uracaho urunguru ruzindukiye mu myitozo ni mu gatondo n'ubundi mwashiririye muceho bidatinze twagarutse hano baryamye cyana ariko sogoko ubu nzaguma hano ndyamye kivayo bucece sogoko ndagiye uzansanga inyamata tu icyana gicaho nigikobaganyije aho ni kananga bimbwiye iki nkubahene kananga nkubahene sogoko nkubahene ntago naryama barakubeshye sogoko ndagiye uzansanga inyamata nkubahene cyangwa nkubahene gicaho
sasa nkubahene ari hano nkubahene urabona iyi nzira yowe gikubita ndimo ndebere nawe kigo ngo ndi mugabo yigenda wamukinga we kiramuseka ni wowe sha Alizu, I didn't expect to meet you. Vazu ntabwo nakeka ko turi buhure Managed to get out. umva cane I'm smart. Wewe nkubahene Oh, it was pretty easy. wihangane byari bitsimishemo gake Yeah. uretse Grandpa was sleeping. Saw it. sogokuru arasinziriye How's your kung fu coming along? Pretty good. What? mwana usiga umeze nk'umunyakungufu naho reba hano kiramwereka What's that style? iyo ni iyo style King Shark's fin soup. King Charles string soup Food. yakwarura isopo Bingo. amuginga we It's the best style. gutanga isopo isosi neza ndabishoboye Mate. nakanaye nkwereke sha yanjye kivanayo Swaying kung fu. swahili kung fu And this move. yo gutesha umuntu umutwe Side technique. Huh? umva cane uzayiga nawe Hey, watch my moves. wayamva reba iyanjye yawe ni feke kiramwereka abasore bari mu nzira Oh, good. bagenda biyereka Better than my back. umva ibyo ni byiza ariko ntabwo mbyemeye How about- uranyibye urabizi Easy. umva wasubiramo se Do that. ngaho banza urebe hano nanjye kiramwereka rebera tekinike zira ubwiye nane tekinike rebera nawe What? iki se What? iki Rolling eyeballs. najya nkwereke mu maso yanjye wamuginga we nka gutesha umutwe Kid can do that. wamuginga ibyo ntabwo wabikora Okay, forget it. If you umva ngaho byibagira You're damn right I am. I can combine. umva noneho ubwo ngubwo niba ariko bimeze I could. bimeze neza reka nze nkwereke nanjye ibyanjye that's slow. umva ibyo bigenda buhoro wana ibyo ntacyo byamara Cook me a meal. baraganira I'd like- insoresore ebyiri zihuye Yeah. mu muhanda But I n'abana bo muri karitsiye ni darasa na gomez we Where to? ngwino nkwereka aho tujyana sha It's full of fat fish. Oh, ujya gufata amafi catch some. Huh? You what? No way. That pond belongs to someone. umva biriya bishobora kuba ari iby'umuntu nta kuntu twajya kurura mu cyuzi kitari cyacu Honey, but she never comes here to umva nta kibazo we wagenda ugafata makeya Sure. haribi nta kibazo Right. nibyo Come. nta kibazo wegenda caho baragishuka kiraza kivanaho imyenda ni ibigori bibiri dutangiranye hano cyangwa nkubahene akananga wacu hakurya nkubahene arazinga ndebere nawe Here I go then. umva uri buze kunegereza gishoka amazi mu cyuzi cy'abantu urundi ruramuseka kijya kuroba Hey, look. You see? wabibonye See, there's lots of fish. nayifashe sha nayifashe Yeah. akira fata isubiramo icyakananga cyacu cyangwa ubahende See? wabonye fashe ninde Hey, look. wabonye reba 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 Here. hano sha Hey, come on. wabibonye akira Cat. fata Hey, careful. wewe itonde itonde Don't let it get away. itonde itagucika wa mujinga we itonde shaka kuzifata biragoye sasa hari umusaza wazaga ageze hano abajinga banyuma amafi yanjye There's plenty of them in here. Look. kugira ngo kimubonye kimubonye Hey. kananga co ikindi gisigara mu mazi sinaba ari ibyabaye Hey. Come here. Where you got to? we uri hesha buretse ngwino ngufate No, this pond's full of them. wafi we uyu munsi ndagufasha kizamura ebyiri cyane umusaza nabarasha iki kigo ndagikubita uyu kureba Hey. nyagasa Hey. wabonye we Fish like this, Lizu? izi fi wazibonye ko Come on, yes. wamuginga izo fi ni izanjye Feed gahambira your fish. izi fi se ni izawe gusa ikiri cyose ni icyawe wowe uri leta Me on. This umva big pond. reka nirobere wana izi fi ni izawe wamuginga we dore mu cyuzo wo kapfa we Turn you. So quit yelling at me, huh? umva reka gukina izi fi ntabwo ari izawe Tell Lizu, where are you? changizo uresha Oh. changizo Yeah. budatinze kananga waje kumurega You worry. we ntugire ikibazo kananga gutaha mwubahe nte azana amafi abiri He's here. wabonye Come ari hano Come here. umva mwubahe nte ngwino hano Where have you been? wari uhesha mwubahe nte She. ntagiye kuri amafi Billy. wiki Me, no way. Xiao Lizu said wayibye belongs to his family. oya shawu yambwiye ngo ni umuryango we Feeling? wakigoryiwe ntabwo ubona ko baje kukurega Why worry? It's only 2 fish. ntugire ikibazo ni amafi abiri gusa it's only 2 fish I apologize. sembaza umusaza wa kijinga we Uncle? anko Sorry. umbabarire fata amafi You yawe want some fish? Just ask me. wamuginga we Alright. nuzushaka amafi jya umbaza ntukajye kunyima Everyone was like you. buri wese azaca amazi Ubigana? agenda ajya guhora mu gifi cyanjye mu cyuzi cyanjye Tomorrow, you'll umva right for Uncle. guhera ejo agenda ujya kumukorera kugira ngo wishyure ibyo wamukoreye
urumva It's not necessary. umva ntabwo ari ngombwa umwana mureke Ah. n'abana bazakura bazamenya ubwenge umva nk'ubande wowe kandi uyu munsi ugiye kujya mu bihano tugaruka hakuno bagihaye ibihano nimba ari iby'iki simbizi hakuno cyangwa ubahene kigenda kimangamanga uyu muti ngomba kuwugezayo hakuno mu kayira hari undi watambukaga ni mu cyaro arebye hakurya abona urugoryi ruri kumangamanga rugendesha amaboko iki kigoryi aritegereza araruseka avayo kikureba kibona amaguru kiraramye ararureba akigoryi wewe uri mu biki iki se iki urambaza iki urambaza iki ndebere hano ariko yewe we ntabwo ubona ko wagire mu nzira okay komeza ucewe kwa kigoryi we urandeba sinzi rucaho ngira gutya rukanajya mu masi Have no luck. mana nyagasani Bastard! wamuginga we we Huh? uvuze ngo iki wiki I didn't mean you. What's your problem? ntabwo nigize nkuvuga ushaka ufite ikihe kibazo ubundi Huh? Except you and me. we ushaka kungerageza Around here. reba nta muntu uri You hano must have meant me. ntabwo watwara gutyo sha nakwereka It couldn't have been me. umva ntabwo wantera ubwoba sha I've been practicing kwibuka for so long. wa mwana umaze iminsi witoza I think I'll have a go this time. Shit. ntabwo ugomba kugenda wekana itekinika ngutoza ntabwo I byemewe was swearing at you. ibuka ibyo amaso Afraid yamubwiye that's your problem. umva nta kibazo gihari nitambukira gutambuka wakwigendeye uyu kureba wamuginga we Listen. nagwe kigwa wajya ugira ikinyabupfura kubita umwana wawe uretse uretse bwangu ubahende yasize sha uretse umucanga uratangira uretse baramena umuti akubita ikigoryi bamenye umuti w'umusaza bari bagitumye ikigoryi nk'ubahene bamuginga we uramvayutse uciye amazi reka nze nkwereke wetse What kind of crap are you playing at? bamuginga we ndaje nkuvunagura sha reka nkwereke bavanayo uretse ubahene nta muntu ujya nubaha sha nta muntu nubaha uretse nta muntu ujya nubaha ubahene baramukubita wa kigoryi we Watch my flying shots, man. ubahene njye nta muntu ujya nubaha ngaho reba akaga kankuzanira avanayo ubahene ubwo ntibakubeshye sha niko ubahene sha ubahene ndagukubita urakubita ndi sha nkubahene He's vicious. wamuginga wari mwiza reka ngarura kandi azanye fish cooker yo guteka amafi bavayo uretse control foot control baragikanaga baragitakura kirakubita uranyibukiriye reka nkuzanira kandi avanayo igisama ubahene avayo uretse nitwa nkubahene wakirumye intoki kiramwubikira kiradoma wamugenga wakekaga ko si ibingibi byo gutanga isupu ntabishobora wamugenga we isupu mvayo uretse n'umugabo wihuriye yigendera rwankubahene ni urukubaganye ni rwankubahene koko And this is steaming bread. amva iyi niyo guhumeka uruvayo uretse nkubahene hasi akubita agatafari muri ya mase yatambutse ayiwe mana we I saw some manners next time. kigoryi ujya ugira imyitwarire ikindi gihe Getting sick. wumva kiramuseka acaho nkubane hano umusenze gusa acaho tugaruka hakuno kuri muzehe wacu
ndaje gicomorano muze uzansanga ahandi ndaje kivayo cyomboka muze ndaje umusaza yicara hano yereka inkono y'itabi kugira gutya ntago bivayo kikuza kimena ibintu iyo ni imbeba cyangwa isubire nyuma ucece kigonga hano ariko se iyo ni imbeba cyangwa umusaza avayo kugera hano ariko se imbeba numva igiye kureba hano ari uturende kanaga kanagiye mu mazi atamutsiranye kikishanya umusaza avayo kumbi dore imyitsimbo yewe kiramo itsimbo kimubona Benoma. wawujinga we afata igiti kumbi iki kigoryi sibu sogokuru sibu wawujinga sibu What's that thing? wamujinga we nagomba kujya imitorero Some bastard I met argued with me. nari kugenda hari ikigo cyamubise nani mama An idiot, you've forgotten what I... wa kigoryi we bagibye ko ujya kurwana ajya kubita Grandpa, please listen to me. sogokuru nyumvanye mvana kwenyenze uretse wa kigoryi uretse wa kigoryi sibu ase wa mujinga ase Wayne, hear me out, won't you? Speak! uretse naryo nshaka kubwira uretse Your kung fu is... kung fu yo guteka nta n'ikimaze your cooking kung fu is useless guki uvuze ngo When I fought him, I used all the styles you taught me. But he still... nakora stile zose wanyigishije yankubise akagongo yakavunaguye bakigoryi bakuze iyo tekinike I used all 6 cooking styles. nakoresheje two sex kung fu style aramwereka umusaza kubyumva yumva ko tekinike yakubiswe ahubwo ati ngaho tugendere kuba bigenda amwereka ko yamwatatse isi bisa nkaho kananga nyuma y'igihe kinini yitoza nta kintu aramenya umusaza yamugaruye imyitozo arajyana kananga yarwanye n'umusaza mu nzira n'umugabo bahuye kimwiyemewe cyangwa ubahene kirangije kirakubita none kibwiye umuzehe ati ko ngufu yawe guteka nta n'ikimaze nahuye n'umuntu arantihagura nakuye tekinike zose wanyishije nakubiswe gute sogoko gute tekinike yawe ni fake umuzehe ahita aza kumwongereza tekinike hano umusaza aritoza umusore myitozo And frying chow fan. And flying shark spin. akajya mubwira tekinike umwana agasubiramo master sibumbwiye master master njye nkubahende nagujomba aragikubita cyari kimwiyemerewe No change. I used all 6 continuously. And the thug? none kushaka kumbwira ngo ntago bimaze ubu ngubu ngaka kanya wakuba urangiye kwitoza ku buryo wankubita Stupid! wamuginga w'urwana gusa komeza witoze practice keep practice ruvanayo Well, any more? Sort of. byiza nkomeze Then he kicked me hard and I hit the ground. muginga nkubitaga cyane You use it. cyatangiye kumva njyewe n'ibindi atakigishije wamuginga ibyo bivuye ahita amubwira ukuntu wamwatatse gukubitaga agahongereka ukuntu akubitaga baratangira aramwereka bitekinike umusaza yamwigishije Get up! izo gukoresha imigeri ntazirimo kimweretse aragikubita Come on. komeza We'll keep on fighting. komeza urwane nanjye Cooking kung fu. Right. baratangira sharwa kananga ruzi gukopera tekinike
Tekinike yarukubise rwanda ikope ruzana ku musaza ariko ntacyo bitanga umusaza ararutiye kandi rukubikisha tekinike yarwigishije myitozo hakuno myitozo uretse wa mwana muze si utubabwiye aragikandagira sogokuru hasi I do. Yeah. Fire down. ongera nanone gerageza ikindi nshuro kiramubikira uretse muze kujya kuza yagifunje kandi kigiye kuruma agifungura wibuke tekinike cyayikoresheje bahita bakira mu rutoki cyari kigiye kubikira master aragifunga myitozo master mubahene master yatakwitana master asunika akagoryi hakurya master aranyibikiriye reka ngaruke Had enough? Want some more? no wemeze bite wagerageza oya nta yindi nshuro gerageza wa muginga we kwitoza no gushyira imbaraga Depends on circumstances. You must be practical. umva intoki zawe ntabwo ziragera aho kureba Yes, sir. ngomba kwitoza bikomeye urumva Situation. wa muginga we nta no kumenya aho icyerekezo cyawe kiri kiramwubikira uretse muze ntabwo byarangiye uretse muze Tell me, was he using this style? wa muginga we sitiri ukoresheje niyi Not really. ntabwo mbizi ntabwo mbyibuka It was. He could gusa ni mixed up like a. nyine urebye ni nk'iyo guteka urebye cyangwa gufata I ifi understand. wa muginga we Then okay. nta n'ubu wakwibuka ibyo wize ntacyo ariko Whose styles use? gusa ngombwa ari uko ugomba kwiga cyane mwana wanjye Tantan, practice with me. umva ngaho itozanye nanze Cooking techniques. koko udeferi amwereka tekinike zo guteka baritoza bakomeza imyitozo kananga nkubahe nte na muzehe myitozo kananga birimo biraza Wang Fulan You are. wabimenye ni njyewe ku rundi ruhande nyuma y'imyitozo ya kananga Who the hell are you? wowe undi uri cyane ibyo ntacyo bimaze aramwataka ndebera nawe What are you? uretse ushaka icyo ariko ubundi aramwataka ni agasore gato k'umusaza uretse wa mwana uretse muzehe barakubita akana karamwataka sasa ko ababo sinzi ngo banashaka iki uretse muzehe muzehe bamukanze igituza agasore aho gafashe karashona uretse muzehe wa mwana we unshaka iki ushaka iki muzehe uretse wa mwana we ndagukubita sha muzehe urashaje umva muzehe baragize agasore karagize karamukandagiye rimwe uyu we sinzi ngazize iki tugaruka hakuno ku rundi ruhande arakandi gasore gahari uretse ni ku rundi ruhande sinzi ngo barapfa iki uretse sinzi ngo barapfa iki gusa bitegura cyo nagafashamo amayobera ntayo uraje usobanukirwa wevuga nawe wo guteka ari hehe sasa be nabo barimo barashaka wa mwami wo guteka Just answer my question. Where's the king? king of frashos And I'll let you go. I won't talk. mva ntabwo ndi buvuge agakobwa karitambitse bitanga iki ndakwinginze ureka papa wimubabaza sho basunika igihe agakobwa musaza uretse muze agakobwa nako wa gakobwa we Show yeah. Charlene Tell me. umva mbwira bwira hari cyangwa mwinshi What did you tell him?
musaza uretse ndamufata ingoto. Musaza abonye byanze, musaza arebye byanze, nta kundi nta mahitamo, yarirumye ururimi. Udebere nawe sasa, sinzi ngo aba bantu uyu mwami wo guteka baramushakaho iki. Sinzi ngo umwami wo guteka ni aba nabo, sinzi ngo ni banditse, sinzi icyo bamushakira, sinzi ngo barapfa iki. Turabona abantu bapfa gusa. Bakise Gordon ni Dragon, bawusore twabonye buva yari bubiri buza hakurya. Sasa wa musaza twatangiranye Punk Daddy refused to gira igisorori cyo ku know mutwe. where the king of chefs is. Umva twabonye abantu benshi ariko nta numwe yagize tubwiraho Chausenga ari. Sinzi ngo Chausenga ni musore nabwo baramutinya. Umva nta numwe wavuze. He killed himself. We yahise yica ntabwo yigize ambwira. Musaza avuga make cyabara muti basubira inyuma. We must find the king of chefs. Umva tugomba gushaka king of sex. Hari waje hakuno yiruka. Mana we, mbega izuba kivayo cyo. Hakuno ku rundi ruhande. Master. Check. Master. Mr. Who? Mr. Who. Week it will be my birthday. Kabisa ntabwo nari mbizi ko uyu munsi bizagenda gutya. Son. Nicyo ntegurira ku munsi wanjye w'amavuko. You just leave it to me. Uragira ngo hari uzabitunganya? With your friends and relatives. Uzatumira inshuti zawe. Families. Byose bizaba ari uburyohe. Uzamera neza. None mbwira. Ibyo byo kurya byaba biteganyijwe umunsi. The best food, but that's expensive. Ibiryo bya mbere dukunda bisaba bihenze icyo gihe. Money's no object. Umva amafaranga ntago agira igipimo wa mwana we. How about food fit for an emperor? None uwo munsi wifuza kuzajya iki nyakubahwa mwami? Uyu ngo ni umwami? Emperor. Oh, it sounds all right. Oh, yeah. But we'll need an emperor's cook. Umva ninde uranzantekera amakaroni hano ya? Because I know every cook in the country, even those in foreign countries. Umva urebye mu gihugu cyose nta mutetsi n'umwe hari, mbese umuntu umwe naba nzi. There lives the king of chefs. Hari umwami wo guteka wari uhari umunsi umwe. The head chef at the emperor's. Sasa undebere hano sasa. The queen. Wa musaza wacu. That he cook her for Grandpa. the title king of. Twatangiranye atoza akanama. Niwe wari umwami wo guteka hano. Something happened. Ariko hari icyabaye. These dinner parties. Mu gihe cyo kurya ifunguro rya mu gitondo. Dish of scallops for By'umwamikazi. one of her favorite. Umwamikazi mu byo kurya by'umwamikazi. Hari utuntu bari bashyize. She'd just taken a Umwami agiye gufata umwamikazi. suddenly a crunchy Asanga arimo utuntu. Bahamagaza umwami wo guteka. peanut smashed a tooth. Ahageze. Lead. How did a piece of lead get inside the food? This was a serious matter. Bari bamugambaniye. So angry. Umwamikazi ararakara cyane. King of chefs behaved. Kuko bashaka ko bamwica bari baramugiriye ishyari kuko yatekaga cyane. Akundwa n'umwami. And in the end, Icyo gihe rero ku byagenze. it's like but second Bahise bamwirukana mu rusengero. time he's never worked. He's Bahise bamwirukana ibwami. Ubwo rero ntabwo n'ubu turamenya ngo ari hehe, gusa ntabwo yapfuye. Twamushakisha. Umwamikazi yaramubabariye yagiye akiri muzima. Ntabwo bamwishe. that a relative of mine works at the palace. He was Ntugire ikibazo ndajya gushaka ibwami. Leela. Baze ninde wamenya ahantu umwami wo guteka ari? Put it out. Ngo ni umwami wo guteka. Ngazatekera uyu mugabo ku isabukuru y'amavuko iregereje. See, this Li Lang Ying was a eunuch. Urabona Rirangri arihariye. Umva Interrupt when I'm talking to master. ntago nkunda umuntu umva agira mu gihe ndi kuvugana na master. Urumva? Li Lang Ying's a... Umva Rirangri. So how could he produce a family? None ibyo bintu nabigeraho gute nambona gute? Explained to me before she died. Ntugire ikibazo. He was my uncle's cousin's brother-in-law. Bansobanuriye buri kimwe cyose mbere yuko apfa. Hano nibwo I yaramubajije. don't care about the cost. Umva ntugire ikibazo cyo guteka rero. Nawe genda ubyiteho ahubwo wowe uzankora ibintu bizima ku isabukuru yanjye. It's no problem, you'll see. Nzagukora ibintu by'agatangaza. Urumva? Cyugaruka hakuno. Hari wari uryamye mu nzu. Hari undi witambukiraga. Hakuno mu nzira. Uyu kureba ni wa wundi barwaniye ku mugezi. Ikigoryi. Hey, We out my way. we kananga. Kujya gufata kigirayo kongera kigirayo kongera gifayo kiragaruka kivayo. Ubundi
murindesha gutya kimuha umugeri ikananga nk'uwahende yari ari mu nzira You didn't need it that day. wamugenga we cyajya ntabwo wumvishe That day, don't you? ushaka kongera kugerageza Depends on how hungry you are. umva ntabwo ubu ngubu wamenya uko meza sha Sure, got a big wamugenga ushaka kuzana ibindi bibazo aramwataka uretse wibuke kananga yisumbuye umurwano watangiye kiramuseka uretse wakigoryo kisumbuyeho uretse we ndi nk'ubahende wambonye kimujugunya hakurya Different. cyamusuzuguye shaho Not quite as slow as the last time. Come on. You bastard! wamuginga wereka nze nkwereke kuvayo uretse wa mugabo uretse umugabo araziga wakubita Had hakurya enough? ntabwo ubonye bihagije aragaruka uretse You steady? kujya kuruma kwa kundi kananga arazibukiye cyaramwiza uretse wahimbaga cyajya ukinkubita kimukubitisha akaboko kwacyo It won't do you much good. umva hari ibintu bimwe usigaje gukoresha sha reka neza kazawe naraziye uretse kananga baramukubise ninde uguye sijya ntabwo nkuye wambonye se kirangi kiraguruka urabona hano iyi tekinike nayinzanye kujya kwataka kananga arazibikira uretse wa musaza kiritakishwa cya cyamupira kiramuruma kirakubita That was called the tiger eats the meat, see? umva iyo tekinike yawe yatayiga ntacyo kivuze urumva This is the toughest girl. umva reka nawe mfatisha yo gufata amafisha nkatakisha yo gufatisha amafi kivayo iyo nuzanye ndayikurusha wa muginga we kiramubana ivizira amase wibuke ubwa mbere nawe yagitaye mu mase ajya kuyagwamo kiramugarura akubitamo umunwa cyari yabase shawe How was that? karangara How does it? bimeze bite Huh? urumva nawe ukuntu ubaye karangara The shawe dog eating shit technique. muginga we tekinika yo guteka aruza gukubitaho gapfa we kava ukidoga masti tekinike kabisa nagatangaza kivayo kibyina kureba kibona masti warwaryo Grandpa. sogoko Why didn't you practice? Where the hell have you been all wa muginga kuki utitoje wari wagiye hehe umunsi wose That's all. A He's in what? there. He's in the place. He's in there. Who are these men? umvane hariya mujyane bariya ni bande baje hano No idea. uri murihisha sasa uwo bakubise yagiye guhuruza That's him. He's the one. dani kira cyankubise that is he's the one bavayo ndebera imirebere nawe Mister, wagira ngo arasinziriye nanjye kubana iki Who the hell are you? umuginga nave hano tumuhereze sa Grandpa, sogokuru you bastard. wakigoryiwe To use your grandpa to protect you. ushaka kwitwara sogokuru wawe kugira ngo ukurinde sha please forgive him. I'll deal with him. umva mumubabarire ntabwo azongera kwitwara gutya Forgive this one. uriya mugingo tumubabarire And he's asking for it. umva arimo aramusaba imbabazi Oh, you should teach him to behave himself. umva muginga Sorry about- wikoresha mwarimu wawe He's a- umwishe inyuma I umva my word, he'll be punished for it. reka mubasigire uyu muginga nimba yakusha agomba guhanwa Well, I'm not sure. Later's not good enough. I think we better do it ourselves right now. Grandpa. sogoko You must learn to fend for yourself. wa muginga we Grandpa. ugomba kwiga kwirwanaho ubwawe sogokuru Help, you're on your own. wa muginga noneho buri wenyine agutaye barakubita Grandpa. sogokuru It was vegetables. Today, try some meat. Chicken dishes. umva nimba uko bimeze bashatse kwataka Drunken- nabo bigisha isomo avanayo tekinike sasa avanayo y'inkoko uretse rusake inkokokazi avanayo inkoko
No chicken. wa muginga we iyo tekinike y'inkoko avanayo inkoko uretse akubita bene wabo uretse Chicken breast. chicken first turi igipfunsi cy'inkoko sha Soy sauce chicken. umva wayibonye wari wari inkoko iguta iramudoma inkoko yaramudoma sha Hey, arazazengera chicken tastes good. umva iyo tekinike ukoresha ni nziza sha reka tukwereke What kind of chicken are you? none iyo mwakurira gukoresha niye ni isate cyangwa ni inkoko isate mwabaginga okay baragaruka Try my hand then. kubita abaginga uretse uretse wa mwana we So you don't like the taste of chicken? abaginga mushaka kugerageza inkoko abandi mureke muyirebe neza aho tekinike mubwira inzira namwe muzayitoze muwahene 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 chakang chan chan Do it again. ndabona nawe wisumbuye kubita umugeni kubita umugeni kubita kubita fatiye dendo noneho ayikubita bene wabo uretse wa Feel like a lame die. umuginga we ntabwo wamenya tekinike z'umuginga ariko dukubitisha bavayo uretse akivanamo imyenda iki akizirika amaboko iki kiraza arakidoma uretse Taste them out, let's. ushaka gusoma amaguru yanjye rimwe kananga shani mubi arakomeza kananga shani umugome yagiye kubagabanya atibagura iyo ni ngome n'umugeni uretse 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 kugutwa n'ukuguru kwa mwene wanyu sha iki kuvayo akura umusatsi wowe sha kubita rimwe agwira inzu ya kane sasa batangiye kwangiza iya muzehe ubugingo gusa muretse muze sha mwatake muri he bagiye kare iki guseka gutya baragikuruye Grandpa. Tantan, when are you going to grow up? You're always making trouble. Always sneaking off out. You never concentrate on practicing kung fu. You're damn lazy. Oh! Practice the fucking kung fu